Hello guys, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi. Nkuko nabibasezeranyije nago naba hereza kubaha ibyiza byinshi bitatse u Rwanda. Uyu munsi rero nabazaniye ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo wowe wifuza kubikoresha cyangwa se wowe ubikenera uhita uduhamagara ku kanimero kacu turi bushyireho kugira ngo uzajye ubibona bikoroheye. Uyu munsi rero nabazaniye ku bantu bashaka gukoresha certificate mugomba kuza kuri Rise Up Media. Wayibonye tuzikora mu bwoko bwinshi bugiye butandukanye. Wowe ufite ushaka no kwifunikisha nawe watugana, ibiciro ni make cyane. Uyu munsi rero nabazaniye invitation. Dore ngizi hano. Uyu munsi twabazaniye invitation zigiye zitandukanye ubwoko bwose. Mwazibonye ni invitation nziza, ushaka ya make ushaka ya menshi, ibiciro byose birahari muri Rise Up Media. Uyu munsi rero twabazaniye na flyers. Uyu munsi rero turazifite zitandukanye. Wowe ushaka gukora business cyangwa ushaka gukora ubutumire bworoheje bwo kugira ngo abantu bakugane mu birori byawe cyangwa mu bintu byawe ushaka gukoresha, na flyers turazikora, ukaza kuri Rise Up ugatanga commande bakazigukorera. Urabona aba n'abakiriya baba bazikoresheje tuba twenda kuzishyira. Hey, ntabwo nabibagiwe namwe baba jeune. Uyu munsi twabazaniye udupira. Dufite imashini yandika ku mipira. Ufite kuwuzana cyangwa se ukaza ukavuga ibyo bandikaho, ukanavuga n'umupira bagura ukumeze. Ndabwira babandi bafite imishinga, abafite abana babyina bashaka gukoresha iyo mipira, abafite couple bashaka kwandikisha ku mipira bakanabashyiriraho amafoto. Mwese karibu muza hano muri Rise Up Media. Yabyoroheje cyane, ibiciro biri hasi. Hamagara kuri ako kanimero uri kubona imbere yawe kurekara, ubundi uze tukwihere icyo bita customer care. Hey guys, ndabakunda cyane, nirita wanyu nk'ibisanzwe. Muze mubane natwe kuri Rise Up Media, ifite ibintu byinshi. Ubundi mwibonera icyo bise